ugasanga umuntu yarize afite degree, afite masters, afite PhD, ariko wamubwira ngo uyu munsi ni uzakora presentation y'ibintu runaka cyangwa mu kazi ukora, ugasanga maze tuti ni somene icyumweru cyose kirashira adasinziriye, kandi ibintu ari gupresenta arabizi kugira ubwoba bw'ijoro. Ugasanga umuntu wenda ndaza gutanga n'urugero cyane rwumvikana, ugasanga wenda nk'umubyeyi, umumama y'imyaka 30-40 ntabwo ashobora gusohoka nijoro mu nzu, ahubwo niba ari akana k'imyaka 3 cyangwa imyaka 4, oya 3 wenda naba nkabije, niba ari akana k'imyaka 6-7 k'agahungu kari mu nzu, umumama y'imyaka 30-40 arakabyutsa agamagati imperekeza hanze. Birababaje rero kuba niba umuntu yarafashwe ku ngufu ari umumineri, kuba ubuzima bwe bwose ashobora gufata icyemezo cy'uko utazigera ashaka umugabo kubera ubwoba bw'ibyamubayeho, kubera ubwoba bw'igikomere yahuye nacyo mu bwana bwe cyangwa muri cyagiye yafatwaga ku ngufu. Ibyo birashoboka. Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwese aho muherereye hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu, ndetse n'abadukurikira muri hanze y'imipaka y'u Rwanda. Mwese reka mbasuhuze, nizera yuko mumeze neza, ubuzima muri kubwitaho, kandi muri kwirinda ibyatuma mukomereka, imitima yanyu ikababara, nubwo biba bihari byinshi bishobora kudukomeretsa, ndetse rimwe na rimwe ugasanga n'ubuzima bwacu burahindutse n'imyitwarire yacu igahinduka bitewe n'ibyo turi kunyuramo cyane ibyo turi guhura nabyo. Ariko nanone ntabwo ufite uburenganzira bwo kureka ibyo bintu bikugumamo ngo bigumane bibe byaguhindura mu buryo buhoraho. Ntabwo ari byiza. Angira tugenda tubivugaho umunsi ku munsi uburyo uko urushaho guhura n'ibikomere ukabigumana ukabitindana, ariko bigenda bihindura n'imyitwarire yawe. Kubonye umwaka ushize yakubona ubu ngubu akabona yuko wahindutse kabisa mu buryo bugira gute bugaragara. Mbaye ikaze rero kuri iyi session ikurikiye ya 12, ni gahunda yacu ya Ivuure. Mbona no kugira ngo nongere mbisobanure neza, ubu ni uburyo bushobora kugufasha mu gihe waba uri wenyine uhuye na case runaka cyangwa ari ikintu wisanzeho runaka, ukifasha mu buryo navuga ngo buri direct, mu gihe waba utarabona uburyo bwo kwegera abaganga cyangwa aba counselors, aba therapists, aba psychologists kugira ngo babashe kugira gute babashe kugufasha. Ntabwo ari uburyo uzikorera ku giti cyawe wumve yuko ukize mu buryo buri completement. No, ntago ari byo. Bindi kugira ngo nsubize abantu bakomeje kujya bimbaza Sarufa, iyi gahunda yawe ya Ivuure ibintu uburyo buhoraho umuntu yakomeza gukoresha. Hoya, nabwo hari uburyo ushobora kubukoresha ugasanga nabwo buguteje ikindi kibazo mu mitekerereze, ugasanga nabwo urangiritse. Ubu rero uburyo ushobora kwifasha mu buryo bwa vuba mu gihe utarabona uburyo kubasha kugira heye ku muntu wagufasha kugira ngo ube wabasha gukira cyangwa intekerezo zawe zibe zasubira ku murongo. Ngero ndi Alpha, nongeye kubaha ikaze, nshimira mwebwe muduha inyunganizi, mukaduha ibitekerezo, mukatubaza ibibazo, ndetse ko imeze gutya ngiye nakora iki, nabigenza gute. Nabwiye ko inshuro nyinshi nzajya nkora iyi video nje gusubiza wenda umwe cyangwa benshi mubabashe kutubaza ibibazo nkurikije byinshi abantu baba bahuriyeho, wenda nawe ukaba wasubirizwamo kuko ubashe kubona iyi video. Ngira ngo rero ikintu tugiye kuganiraho ni indwara y'ubwoba. Indwara y'ubwoba ntabwo nza kubivuga nk'umudogiteri w'umuganga runaka, ahubwo ndibuze kujyana muri angire uburyo ubwoba bushobora guturuka ku bikomere cyangwa ku kintu wahuye nacyo mu bwana bwawe cyangwa unakuze. Birashoboka icyo kikakwafekta cyangwa kikakugiraho ingaruka, ukagira negative impact mu buzima bwawe ndetse bw'igihe kirambye. Birashoboka. Ntabwo nza kwirengagiza yuko hari indwara z'ubwoba zizwi, ndetse icyo gihe bigusaba no kujya kwa muganga kugira ngo uhure n'abadogiteri babashe kukuvura, babashe kuguha n'imiti. Wenda ari nk'imiti bita antidepresseur. Iyo ni imiti bashobora kuguha, ariko cyane cyane ku muntu ufite indwara y'ubwoba yarayitewe no kuba yarabayeho, babyita kunyega mu Kinyarwanda cyiza, kunyega cyangwa gusebya umuntu. Iyo miti ya antidepresseur bayiguha mu gihe ugira ibimwaro,
ugahora ugira ubwoba bw'uko umuntu yaguseka, bw'uko umuntu yakwibaza ugasanga ari kukunyega cyangwa ari kukuryana n'inzara. Iyo miti rero ibihari, nibyo nabwiye ati hari indwara y'ubwoba bizagusaba kujya kwa muganga, ariko akaba n'izindi nubwo baguha imiti igufasha bizagufasha guhura n'umuntu ugomba kugufasha gukora desharijoma kuri icyo kintu cyakubaye kugira ngo ubashe gukira ubwoba bwagize gute bwahahise. Muri izo ndwara zimwe zishobora guhura cyangwa zishobora gutuma ujya kwa muganga, hari nk'iyo twakwita wenda peri des insectes, hari nk'umuntu ugira ubwoba bw'udusimba dutoya, nubwo yabona agashishi gatambutse, nubwo yabona umubu akaba adashobora kuryama ari kumva imibu, cyangwa akaba adashobora kunyura ahantu hari agashishi gatoya, cyangwa izi ntozi izi ntozi ziranga mubona mu muhanda hirya no hino, ugasanga umuntu aradutinya cyane, aratinya udusimba ku rwego rukabije. Icyo gihe rero ngira ngo iyo nayo ni indwara ivurwa, wenda ari cyo twita peridonidite, yo kwambara ubusa. Umuntu ugira ubwoba bwo kwambara ubusa, ino ni indwara gahora ifite ubwoba bwo kwambara ubusa, ugasanga genda atekereza igihe yaba yambaye ubusa. Hari peri sexe, ubwoba bwo gukora sexe, bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Peri sexe, ugasanga umuntu ahora afite ubwoba bwo gukora imibonano mpuzabitsina, nubwo yaba ageze igihe cyo gushaka, nubwo yaba yarongowe cyangwa ari burongore, akaba yibaza ngo mbese ndibuze guhera nkora imibonano mpuzabitsina. Ugasanga bifitiye ubwoba mu buzima bwe. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu rero no kugira ngo azajye mu bintu byo kurambagizwa cyangwa arambagize bizagorana, kuko najya kubikora uzasanga ari gutekereza ese ubundi ndabikora nzakora sexe, nzakora imibonano mpuzabitsina, bizagenda bite? Ugasanga ni ikintu ahora afitiye ubwoba. Bishobora kuba ari indwara rero. Ahangaha tuvuze indwara y'ubwoba, ushobora kuba warayivukanye cyangwa warabaye affected umaze gukura cyangwa mu bwana bwawe, bigakurizamo guhorana ubwo buzima bwawe bwose bitewe n'ibintu wahuye nabyo. Ahandi buze gutanga urugero, wenda niba mu bwana bwawe warariwe n'imbwa, imbwa yarakurumye, ushobora gukurana ubwoba mu buzima bwawe bwose. Ikintu cyose kikagukanga, noneho wabona imbwa aho bikaba ibindi bindi, kuko muzabibona buri muntu wese akaba afite ikintu atinya. N'ubu kano kanya wenda muze kunyandikira komantere munsi, umbwira ati njyewe ntinya iki, nanjye ntinya iki. Buri muntu wese ugasanga afite ikintu atinya mu buzima bwe. Mu gihe tuzi ko abandi bakunda amapusi, undi ugasanga arayitinya naho ayibonye ntashobora kuhanyura. Mu gihe abandi bazana imbwa bakazishyira mu rugo bakabana nazo, undi we akayibona akaba yakiruka, akaba yahita hamuka ako kanya. Ibyo rero bibaho, ariko rimwe na rimwe bitewe n'uburyo wagize gute wagize ubwo bwoba, cyangwa niba waravukanye hari uburyo bwo gukurikirana ukabasha kugira gute ukabasha gukira ubwo bwoba. Birashoboka cyane, birashoboka. Ikindi nabwira kuri izo ndwara z'ubwoba, hari ibyo twakita cyangwa tugenekereje mu Gifaransa peur de nuit, kugira ubwoba bw'ijoro. Ugasanga umuntu wenda ndaza gutanga n'urugero cyane rwumvikana, ugasanga wenda nk'umubyeyi, umumama y'imyaka 30-40, ntabwo ashobora gusohoka nijoro mu nzu, ahubwo niba ari akana k'imyaka 3 cyangwa imyaka 4, oya 3 wenda naba nkabije, niba ari akana k'imyaka 6-7 k'agahungu kari mu nzu, umumama y'imyaka 30-40 arakabyutsa agamagati imperekeza hanze. Uwo muntu nawe afite ubwoba bw'ijoro. Ubwo bwoba bubaho, cyangwa bwaravukanywe cyangwa ari ibintu wanyuzemo mu bwana bwawe bikagutera icyo kibazo cyo kugira ubwoba. Urumva ko biratangaje kuba umumama, reka ndetse no kuvuga wenda umumama, mama we yarakubyaye, umumama ufite umwana w'imyaka 7, uwo mumama akaba atasohoka nijoro kubera ubwoba, akitabaza umwana y'imyaka 7 akemera akamubyutsa mu bitotsi ati mberekeza tujyane hanze kubera ubwoba. Indwara y'ubwoba rero ibaho kandi mu buryo butandukanye. Indi twavuga ni peur de tout, kugira ubwoba bw'ibintu byose, ugahora no kwikanga muri wowe.
ugahora wikanga ukumva ufite ubwoba, ikintu cyose kiguteye ubwoba ugasanga ufite inquiétude. Ntabwo ari bibi kugira inquiétude yo kugira amakenga, ariko ugasanga ikintu cyose usanga ufite kwikanga, buri kintu cyose urikanga, uhora n'ubwoba. Ibi ngibi rero mbivuzeho nkurikije n'umuntu watwandikiye aratubwira ati mbabarira umfashe ku bijyanye n'ubwoba. Ndi umunyeshuri ariko igihe kigeze wenda ngiye no kubazwa nanategujwe. Ati wenda kanaka niwe ugiye gupresentira groupe, niwe ugiye kutubwira ibyo yakoze, icyo gihe ubwoba bukamutaha, akabira ibyunzwe, akabura epfo na ruguru, akumva gutekereza byahagaze, akumva shwi byose byagiye. Kandi n'umuhanga, afite ubwenge, ariko kuko wamubwiye ati niwo gukora iki ngiki, ugasanga arahangayitse. Ibyo bibaho. Ugasanga umuntu yarize afite degree, afite masters, afite PhD, ariko wamubwira ngo uyu munsi niwe uzakora presentation y'ibintu runaka cyangwa mu kazi ukora, ugasanga maze tuti ni somene, icyumweru cyose kirashira adasinziriye. Kandi ibintu ari gupresenta arabizi, ibintu ajya gupresenta ni domaine ye, nibyo akora, ugasanga maze icyumweru adasinzira kubera bamubwiye ibyo ngibyo. Ubwo n'ubwoba, ukeneye kumenya impamvu n'ahantu byaturutse. Ntabwo ari nk'ibacitse amabere, mbabwiye yuko ubwoba bubaho kandi ari indwara twita phobie. Ni indwara ihari, ahubwo no kumenya ngo ni mu buhe buryo ugiramo ubwoba. Umuntu ashaka gukora we n'ibikomere bitandukanye, wenda ufashwe ku ngufu uri umwana, birashoboka gukurana indwara y'ubwoba, ku buryo ushaka gukurizamo no kutazongera kuba wagira gute wakora imibonano mpuzabitsina kubera ibyo wahuye nabyo mu bwana bwawe. Wenda warangijwe, byagenze nabi, bien sûr, kuko bagufashe igihe itaragira ukiri umwana mutoya, uri mineur, ugasanga ukurijemo ubwoba bw'iteka byose ku buryo utazatekereza no kuba washaka umugabo. Ibi ngibi ndi kubivuga kuko rimwe na rimwe hari abantu bababaye, gusa nezezwa nuko wenda mubasha kumva feedback y'uburyo ikiganiro mwakibonye n'uburyo cyabafashije, kuko birafasha. Kandi ngusaba nayo kuzagihereza n'abandi, ukabasha no kugisharinga abandi, kuko ushobora gukira cyangwa ukamenya icyo wakora n'uburyo wakifasha cyangwa uburyo wajya kwa muganga. Rimwe na rimwe utanatekereza ko wajya kureba umuntu ushobora kugufasha, umuterapiste akaba yagufasha, ariko kuko wabonye ikiganiro ukaba wajyayo ugashira ubwo ukabasha kujyayo. Birababaje rero kuba niba umuntu yarafashwe ku ngufu ari umumineri, kuba ubuzima bwe bwose ashobora gufata icyemezo cyo kutazigera ashaka umugabo kubera ubwoba bw'ibyamubayeho, kubera ubwoba bw'igikomere yahuye nacyo mu bwana bwe cyangwa muri cya gihe yafatwaga ku ngufu. Ibyo birashoboka, ariko binashoboka yuko wanakira ugashaka n'umugabo kandi ukagira urugo rwiza. Ibyo byose birashoboka. Ngaruke cyane rero kuri umuntu w'umunyeshuri watubwiye ibyo ngibyo, tubwira ati ngewe mfasha, ni gute kutubwira ibintu byo kwivura, ni gute ngewe nakivura mu gihe utarabona ubushobozi cyangwa uburyo bwo kwegerana n'umuntu wagufasha. Hari uburyo gutangira kwimenyereza wowe ubwawe. Niba uvuga ati ngewe none bambwira nijye ukora presentation, kubyimenyereza ni ukujya ahantu wawe nyine urashaka ukajya muri miruwari, ugafata miruwari avuga ngiye ni kanaka ngiye gupresenta ku bijyanye n'ibi, ubivuge wimenyereze. Rega ntagire umuntu uzakubeshya n'aya madisikuru menshi mugenda mubona abantu bakora, baba yateguye ari igihe ujya ukayivuga ukayisubiramo kugira ngo ugeze kwipresenta imbere y'abandi, uze kuvuga ibintu uri ku murongo bimeze neza. Ku bantu bagira ubwoba rero bwo niba mubwiye ngo niwo ukora iki ngiki, nabwiye niwo ukora iki ngiki, ibaze ko umuntu utuzi kazi guteka ariko amubwira ngo uyu munsi ni uri butekera abashyitsi, akaba afite ubwoba avuga ati ndahera hehe, azi ibirungo ari bukoreshe, azi uburyo ari bubigenze, ari ugasanga afite ubwoba bwo kubasha gukora icyo kintu. Utekereza ko bituruka hehe? Utekereza ko biba byagenze gute? Birashoboka rero yuko ugira gute wabasha gukira ubwo bwoba. Birashoboka cyane. Wenda zimwe mu ngaruka ziterwa n'indwara y'ubwoba, ariyo mpamvu ari ikintu mugomba kwita kugira ngo mugire gute mwirinde.
mwirinde ko waheranwa n'ubwoba bigatuma izi ngaruka zagira gute zabasha kukugeraho. Icyambere hari ubwigunge, hari ukwigunga gukabije mu gihe wafashwe n'indwara y'ubwoba. Kw'icyo gihe wumva nyine ibintu byose ubifitiye ubwoba, ukumva nta kintu ushaka gutekerezaho, ukumva nta muntu ushaka kwegerana nawe, ukumva reka abantu barakuderanja, ukumva ushaka kuba wenyine. Iyo ni ingaruka ya mbere ishobora guterwa n'indwara y'ubwoba. Icya kabiri hari ukwishora mu biyobyabwenge, ugasanga uri kwishora mu miti cyangwa mu bundi buryo bwo kwidoroga kugira ngo urebe ko ibyarangiza icyo kibazo. Icyo gihe uri kwibeshya, kuko ibyo bintu ugiye gufata ni ibibasha gukavaringa ubwo bwoba deserite moma by'akanya gato, nyuma y'icyo gihe bikongera kugira gute, bikongera bikagaruka. Ariko ushobora gukurizaho kuba kronike yo gufata ibyo bintu ugasanga nabyo birakwangije kubera yuko byagwaye agahenge by'akanya gato, kuvuga ngo ibi bintu birakora, doprisi ubufata byinshi, doprisi bigenda bikwangiza, kandi ori cya kintu ushaka gukiza ntabwo kiri gukira, bwabwo buri gushaka kurwanya ntabwo burwanyije, ubaye nkaho ubupfundikiriye ahantu bukaba burimo hariya, ariko anytime wafungura bukaba bwakongera bukagaruka. Ibyo rero ni ibintu mugomba kwirinda, kwishora mu bintu, mu nzoga, mu bisindisha, mu busambanyi, bivuga ngo ninkora ibi ngibi biraza gutwara ubwoba bwanjye. No, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Icyo gihe uri kwiyangiza kurushaho, ba wiyangiza cyane kurushaho. Hari ibyo nabwiye rero izindi ngaruka cyangwa ibintu bishobora kuba byagufasha rimwe na rimwe mu gihe wenda ubashe kujya kwa muganga. Mu gihe ubwoba ufite ari ubwoba wabagiye kwa muganga kugira ngo ubwoba bwawe buturuka kuri ibi ngibi, ariko mu gihe uzi kugira ubwoba bw'ikintu cyakubayeho, aba bantu ngiye ndibo nshobora kwakira. Reka mbisobanuye neza cyane. Abantu ngiye nshobora kwakira ku bijyanye n'ibi by'ubwoba ni igihe uzi neza ko ari ikintu cyakubayeho mu bwana cyangwa ukuze, ukaba ukigirira ubwoba cyane ku rwego rukabije kugera n'ubu ngubu. Ubu niwe nshobora kwakira. Naho ubundi bwo butaza ahantu bwaturutse, wumva biza, ukeneye kujya kwa muganga ugahora na dogiteri bakaguha imiti. Nabwiye hari iyo bita antidepresseur, ayo ngayo aragufasha ku bijyanye n'iki na wa muntu ari wahuye no gusebya cyane, agasebya muri rubanda, akaba ari groupe runaka imuryanira n'inzara, akagira ibimwaro byinshi. Icyo gihe ugomba kujya kwa muganga. Naho rero niba ari ibikomere, wafashwe ku ngufu, wenda wahuye n'igisimba runaka kigutera ubwoba, cyangwa ari ibintu wabonye mu bwana bwawe, ibyo bintu iteka yuhuye nabyo urongera ukabyibuka ukagira ubwoba, ugatrambura, ufite ubwoba bwinshi cyane, ukumva urabiri byunzwe, ukumva nta mahoro ufite, uzi neza ko arantu biri related no mu bwana bwawe. Uwo nguwo niwe ndiredi yo kwakira, nkaba namufasha kubasha gukora desharijoma, akabasha kuva muri icyo kintu cy'ubwoba. Naho ibindi rero mu bijyanye wenda na gahunda yacu turimo ya Ivuure, ku bijyanye n'umuntu watubaje icyo ngicyo cyo kuba bamubwira gupresenta, ugasanga agize ubwoba, ugasanga bizi byunzwe, kandi ibintu arabyumva aranabizi, ariko akagira ubwoba kujya imbere y'abandi kubivuga. Mu buryo bwo kwifasha no kubasha kugira gute kubyimenyereza, ukabiripitinga, ngo ngende kanaka. Ikindi kintu ushaka kubabwira ni ukwiyaturiraho ibintu kubishoboye, iga kuvuga amagambo yerekera ku buzima bwawe. Ngende kanaka, ibi ngibi ntabikora, ibi ngibi ndabishoboye, ibi ndabikora neza, nta wundi muntu wabikora neza nkanjye, ni njye njyenyine wabikora neza. Ayo magambo rimwe na rimwe mutekereza ko bidakora, ariko birakora. Doprisi ibwira amagambo meza, wibwira amagambo agufasha, niko ugenda urushaho gutuma umutima wawe ukira. Icyo kintu rero mukiteho cyane. Reka mbashimire, ntabwo nshaka kuvuga byinshi cyane, ahubwo wenda azajya mbaha video ndende kugira ngo mutarambirwa. Ndabashimiye cyane abatwandikira, mwandike muri commentaire, nimero yanjye biri ku kiganiro, wanyandikira ukambaza niba ushaka ko tunahura, nkakubwira ugomba kunsanga cyangwa tugomba kugira gute guhurira, hanyuma nkagira gute, hanyuma nkagufasha. Ndabashimiye cyane rero, mugire ibihe byiza kandi ndabifuriza ubuzima bwiza buzira ubwoba. Ngende Alpha, murakoze cyane.